Reka ngushimire wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu ya YouTube yitwa Ubumenyi TV. Uyu munsi turaganira ku bworozi bw'inkwavu, turarebera hamwe akamaro, ubwoko ndetse n'imiti cyangwa se ibyafasha kuzivura igihe zarwaye. Turebera hamwe n'uburyo aho rwakagombye kuba ikiraro cyangwa se ikizu cyacyo ukuntu cyagombye kuba kimeze. Ese kangahe amoko akunda kuboneka ino mu karere kacu ni amoko ameze ate? Muri ayo moko twavuga California White, hakaba New Zealand White, hakaba Flemish Giant, hakaba na Angola. Kuri aya moko y'inkwavu maze kuvuga, California White igira amaso y'umutuku, ikagira amatwi y'umukara, ikagira izuru ry'umukara, ikagira umurizo w'umukara ndetse n'amaguru y'umukara. New Zealand White yo igira amaso y'umutuku, ikagira uruhu rwose ari umweru. Angola igira ibyoya byinshi, ni naho itandukaniye na New Zealand White, kuko yo ibyoya byayo usanga ari byinshi kandi amaso yayo anatukuye. Flemish usanga zo ikibara kiba kibanjemo aba ari ikibara cy'umuhondo. Ariko icyakwiyongeraho ni uko nka buriya bwoko mvuze ni ubwoko bukunda kuboneka. Hari n'ubundi bwoko bugiye butandukanye bw'inkwavu zigiye zifite amabara atandukanye. Izo zo wenda zikaba zitapfa kubonerwa ibyiciro bijyamo bitewe n'amazina umuntu yazihereza. Byaterwa na buri gace urukwavu uburyo bagenda barwita. Ku bijyanye n'aho urukwavu rugomba gutura cyangwa se aho rwaba, urukwavu rubayeho neza cyangwa se rworowe neza ntirugomba guhagarara ku biti birambuye nk'imbaho, aho ruzajya ruganga amaganga yazo akaba yafatira cyangwa se agasigara ku mbaho cyangwa se ku biti cyangwa se ahandi hantu aho ariho hose, amaganga akaba yahafatira akamara igihe kirekire ku buryo rwahakandagiramo rukaba rwakurizaho uburwayi. Ikindi nanone urukwavu ntirugomba kororerwa hasi, rugomba kororerwa ahantu hejuru, byashoboka ku bushobozi buri muntu wese afite akaba yarushakira utuntu tumeze nk'udusenyenge cyangwa se utuyungirizo rwakandagiraho. Urukwavu nanone ni itungo rikenera urumuri, ntirugomba kororerwa ahantu mu mwijima nko mu nzu ahantu hatabona urumuri habe na gato. Rukenera n'umuyaga cyangwa se umwuka mwiza uturuka ku bimera. Bivuze ko kurwororera ahantu hatabasha kubona akayaga cyangwa se akuka keza nabyo bitari byiza. Ikindi kintu cyiza cy'urukwavu, urukwavu ni itungo ridasakuza, warugaburira utarugaburira ntirwasakuza. Ushobora guturana n'umuntu cyangwa se mwegeranye mu miturire, korora inkwavu zirenze n'100 ku buryo atashobora kumenya ko woroye urukwavu habe na rumwe, bitewe n'uko nta rusaku rwakuzanaho. N'iyo urukwavu rusakuje ugomba guhita wirukanka byihuse ukajya kureba ikibaye, kuko ruba rubabaye cyane koko. Akenshi inkwavu zikunda gusakuza izibabaye, akenshi nk'iyo zirwanye hagize ikizihungabanya cyangwa se hagize nk'ikintu gishaka kuzica, nibwo urukwavu rushobora kwabira cyangwa se rugatera urusaku. Ku bijyanye n'isuku y'inkwavu twavuga nk'iyo urukwavu ugiye kurugaburira, umanza wakuramo ibyatsi byasigaye cyangwa se ibisigazwa byasigaye ujya kuzigaburira igihe waruherukaga kuzigaburira. Ntabwo ari byiza na gato gufata ibyatsi bishyashya uruzaniye ngo ubigereke ku byari byasigaye, ubikore uyu munsi ngo n'ejo uzabikore gutyo gutyo gutyo, kuko bya bindi byo hasi biragenda bikabora, bikaba bishobora kuzitera indwara n'ubusimba buturuka muri ibi byatsi byaboze. Reka dusimbukire gato noneho ku myororokere y'inkwavu. Urukwavu babundi bagira abantu inama yo kurujyana ku mfizi rugejeje igihe cyabwo cy'urukure. Urukwavu ubundi rukuze rugomba kuba ruri hagati y'amezi 6 n'amezi 7, ubwo ngaho ndavuga ku shashi. Imfizi yo itangira kubangurira ifite hejuru y'amezi 8, nibwo ibigize igihe cyo kuba yabangurira neza. Mu gihe cyo kubanguriza rero urukwavu ufata ishashi ukayijyanira imfizi,
bivuze ko ufata ishashi ukayijyana mu kizu cy'imfizi, kuko iyo ujyanye imfizi ukayijyana mu kizu cy'ishashi birarwana, kubangurira bikaba bitagishobotse neza. Iyo urukwavu rumaze gufata urukuramo, biba byiza iyo urekereyemo nk'umunsi umwe cyangwa se iminsi ibiri. Iyo umaze kurukuramo rero uragenda ukandika amatariki warubangurijeho cyangwa se warushyiriye ku mfizi. Ayo matariki uragenda ukayandika ahantu, byazashira iminsi 27, ugahita utangira gutegurira urukwavu rwawe aho ruzabyarira. Muri icyo gihe icyo ukora, uragenda ugafata akantu bita nest box cyangwa se utuntu tumeze nk'utubox cyangwa akantu wiyubakiye n'imbaho kawe, ubwo ndavuga ku bororera inkwavu mu biti cyangwa se ahantu hejuru habugenewe heza hafite isuku hasukuye neza. Uragenda ugafata akantu kameze nk'akabogisi ugashyiramo utwatsi twumutse neza, ugashyiramo n'ipamba cyangwa se ku batarifite ukaba washyiramo n'utwenda ariko tworoheye dushobora kuzana ubushyuhe. Ku minsi 28 cyangwa 29 urukwavu ruraza rukajya muri ka kabogisi, rukipfura rugatangira gutegura igihe kugeza nyine gutegura abana babo igihe ruzabyarira. Aho navuga ruripfura rugasasa neza, bya byatsi warushyiriyemo rukabishyira kuri gahunda neza. Ku minsi 31 ruraza rukahegera rukabyara. Iyo rumaze kubyara ruba rugomba ubwatsi bwinshi cyane, ntiba rugomba kubura ubwatsi mu kizu cyarwo, kandi wirinda ko hagira abantu benshi bahatembera cyangwa se bahigenza, kuko urukwavu ni itungo rikenera umutekano wisesuye, ukarurinda urusaku kandi ukarinda n'ikindi kintu cyose gishobora kuruhungabanya. Kuva umunsi ibyana byavukiye kugeza ku minsi 14, ibyana biba byatangiye kumera ubwoya, ndetse ubwoya bumaze no kuba bwinshi ku buryo ku minsi 14 ibyana byavutse biba bitangiye no gufungura amaso bireba. Muri icyo gihe ibyana bishobora kuba byakwinyagambura cyangwa se bikaba byagenda bitembera muri ako kabogisi wabikoreye, ariko ntago ari byiza ko wagenda ngo ubikoreho cyangwa se ngo ubyegere cyane, ubirekera nyina yabyo ntibe ugomba kubyitaho. Urukwavu n'ikindi cyiza cyarwo ni uko ntirukenera ngo urubyaze, ntirukenera ngo uragenda ngo urufate ngo ubyonkeshe ibyana ngo ubyonkeshe. Urukwavu ni rwo rwifitiye ubwenge bwo kugenda ngo rubyikorere. Aho ngaho ntitwabura kuvuga ko hatabuze umwihariko cyangwa se exception zaho usanga hari inkwavu rimwe na rimwe ziba zitonsa, bikaba ngombwa ko ugenda ukarwegera akaba ari urufata ngo urwonkeshe ku byana byarwo. Ndagushimiye cyane rero wankurikiranye cyane, ukaba wemeye kumva ubutumwa nakugezagaho bw'ubworozi bw'urukwavu. Ntagushishikariza kuba wagerageza nawe ukorora, kuko urukwavu ni itungo ryiza kandi rifasha yaba abakire cyangwa se abakene. Sinabura no kubabwira ko inyama y'inkwavu ari inyama abaganga cyangwa se abantu bashinzwe ubuzima bazi iby'ubuzima bwa muntu, inyama ifite umwimerere kandi idatera ibibazo ku mubiri w'umuntu. Ni inyama yererutse, iri mu bwoko bumwe n'ubw'amafi. Inyama y'inkwavu nta kibazo iteze kuzaguteza ku mubiri wawe. Ndakomeza nshimira abamaze gukora subscribe kuri channel yitwa Ongera Ubumenyi TV. Wakunze ibyo nagutangarije wakora like, ugasharinga no ku bandi cyangwa se ukapartaja kugira ngo nabo babone ubumenyi wungutse. Murakoze cyane. Ariko hagize n'ushaka kuba yanyandikira kuri izi nimero zikurikira: 078 668 85 876. Murakoze cyane.